mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Ivy yararimo abwiza ukuri Liam ndetse we ntabwo yarari kubyumva. Ese aho yaje kubyumva nangwa niyigeze abyumva? Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Ivy ndetse na Ntwari. Liam aba amaze kubwira Ivy ati ibyo byose umbwira simbyitayeho, icyo nzi nuko ugomba kuba uwanjye gusa kandi ugomba kuba uwanjye bwite. Ivy ati aho ngaho uribeshya, ushatse wakakira ukuri ko nahazaza njye nawe dufitanye. Nyamahera akagenda, Ivy agasigarana na Ntwari. Ntwari ahera akabwira Ivy, akamubwira ati Ivy, ahangaha rwose ndabikunze, icyaba icyo ari cyo cyose nangwa ikizashaka kwitambika cyose, ahangaha umuntu afite ishingiro ryo kuzarwana akarwanirira ukuri. Ndagushimiye ko nabura ubwije Liam ukuri, ntabwo twitaye kuko ukuri agomba kukwakira nangwa se atagomba kukwakira. Icy'ingenzi ni uko ukuri kose uko umubwiye. Ivy ati nibyo, nawe ubwe ntabwo yorohewe no kwakira uko kuri. Ku ruhande rumwe ndamwumva ariko ntacyo mfite cyo gukora kuko yamaye impamvu zo kumva nkwiye kuva mu buzima bwe kandi nkabuvamo burundu. Bakomeza kuganira, ubona noneho Ivy asa naho atuje. Ahera akasaba Ntwari ko yamuha akanya akagira ahantu ajya. Ivy aragenda akerekera mu nzu, ahantu hose agafunga, agatangira kuramya, ubundi agahera akasenga agira ati ayi data, Imana data, Imana indinda, Imana yabanye nanjye kandi n'uyu munsi kibana nanjye. Nje imbere yawe, nikubise imbere yawe papa, nciye bugufi, ncishijwe bugufi imbere yawe. Mana ndakwaka imbabazi kubwo gushidikanya nagize, mbabarira kukwitotombera, mbabarira gutandukira, mbabarira gusubiza amaso inyuma, mbabarira kwiyanga no kugambirira ibibi mu mutima, mbabarira kutizera, umbabarira ubwoba bw'iminsi n'ibihe. Erega Mana nari nanamutse, erega papa ibyanjye byose byari bindangiriyeho, narebaga imbere n'inyuma nkabona nta mutabazi, nareba epfo na ruguru nkabona nawe unyitayeho. Mana ibyo byose byanteye kujya kure yawe, numva nanze isi n'abantu, nagera aho bakuvuga nkumva nakwiruka. Mana ngarutse nka wa mwana w'ikirara, niba ungirira impuhwe ongera unyakire dawe. Narakosheje sinkwiye kwitwa uwawe, narakosheje sinkwiye kuza imbere yawe.
Mana ndagushima wamaze nimba n'umubabaro, ubu ndaseka nshize imumu, wamaye kiyani, wangaruriye icyizere, Uwiteka ndagushimye. Akiri muri aha ari gusenga, yumva ijwi rimubwira ati ndi Imana itagitsindwa, ndi Imana itananirwa. Mu gihe ikiremwa muntu mwacitse intege, niho ngemera ngakora, sinita ku bupfapfa bwanyu no kugushidikanya kwanyu. Ndi Imana ibakunda, ndi Imana ihora mu ruhande rwanyu. Erega si uko mba nabataye, si nuko mba nabatereranye, si uko ntabitayeho, iteka mpora mu ruhande rwanyu. Iyo bitaza kuba njye, ahawe ntihaba hakibukwa. Nakurwaniriye izo uzi n'izo utazi, nabanye nawe mu makuba n'ibyago, nagiye nkutambutsa impfu nyinshi. Ndi Imana yakurinze, ndi Imana yirahiriye kuri mama wawe ko nzamurindira urubyaro. Nari ndimo nkomeza isezerano nagiranye na mama wawe. Uyu munsi ndagira ngo nawe ngirane nawe isezerano ridakuka. Ufite ubwoba, humura nguhaye urugo rw'umugisha, kandi nguhaye gutona mu muryango uzashakamo. Erega mwana wanjye nguhaye kuba umutoni, kandi nguhaye kuba uw'agaciro. Ufite ubwoba bw'ibizaba, umutima wasoboka nkukishije bugufi. Uzaba uw'igiciro muri uriya muryango. Ufite ubwoba ko nawe uzaba nka mama wawe. Oya humura nta kibi kizakuzira. Mwana wanjye ndagukunda. Uzagukoraho wese ninjye azaba ahagurukije. Uzagutunga urutoki azaba arutunze mu mboni y'ijisho ryanjye. Ndasezeranyije mama wawe ko uri umwana w'umugisha, mubwira ko uzaba ikiremwa gitangaje kandi gikomeye. Iki ni cyo gihe mwana wanjye ngo uhaguruke uvuge. Iki ni cyo gihe mwana wanjye ngo izina ryawe ryogere. Erega nzi ikibanza, ibagirwa ahahise. Ibyabanje byose byari ibishashi. Ujya ubabazwa na Imana, ariko niyo ari umugisha wawe. Wababajwe na Liam, nawe niyo ari umugisha wawe. Rimwe na rimwe harabanza hakaza Pilate, orujinali bahari. Iyo utabaye maso utwara Pilate. Ariko byose sinari kubyemera mwana wanjye. Nibyo wanyuze mu buribwe, warababaye, ariko ninjye womora. Rimwe na rimwe njya nemera ko bibageraho. Rimwe na rimwe munyura mu ruganda mukababazwa, yemwe mugataka, mukarira amarira menshi, ariko byose mba mbireba. Nta kintu njya nkorera guhomba. Byose narabirebaga mwana wanjye. Iyo uza kugira uwo ubana nawe muri aba bombi babiri, wari kuzabaho utishimye. Yego nibwo baraguhemukiye, nibyo batumye ubabara, bituma unantakariza icyizere. Ariko nagira ngo uzagere mu mugisha wawe. Ese aho Liam ataza kukubabaza, wari kuzahura n'urukundo rw'ubuzima ari rwo Kiyane? Aho iyo utaza kubabara ngo unyure mu buribwe nk'ubwo wanyuzemo, uhure n'agahinda nk'ako wahuye nako, wari bugende mu muhanda umeze kuriya ngo uhure n'urukundo rw'ubuzima? Ikindi
iyo nza kuguha Kia ntibyoroshye ntabwo yari kuzaguha agaciro. Nawe nabanje gutuma ahura na Pirate kugira ngo nahura na originali azabashe gutandukanya urukundo no kugirira umuntu ibyiyumviro gusa. Nabanje kumuha amahitamo nubwo yarananiwe. Byose naremeye biraba, ariko nagira ngo nkwereke gushobora no gukora kwanjye. Ndi Imana yihagije, nitwa Isumba byose, ndishobora byose, nitwa Ndiho kandi nzahoraho, ndi Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Aho babona ko birangiye njye ndaza nkahashyira intangiriro, aho babona ko hari intangiriro njye ndaza nkahashyira iherezo. Habura gato ngo usebe nditamurura, isi yose ikambona. Ndi Imana yihesha icyubahiro, icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Rero ntukongere kwibaza ngese niba Imana idukunda koko, kuki ubundi tubabara? Kuki ubundi ubabara? Icyo kibazo wakibazaga buri munsi, ndetse buri uko wajyaga kuryama wahoraga wibaza uti iyi Mana ihora imbwira ko inkunda, kuki ubundi mbabaza? Mwana wanjye nze kukomora ibikomere, nje kukunezeza. Nahoraga nkubwira ko uzaseka, igihe kirageze ngo useke. Nkunda ikiremwa muntu kuko nabaremye mu ishusho yanjye. Erega mbaretseho akanya gato umurimbuzi yabarimbura. Nibyo munyura muri byinshi, ariko mba ndi kumwe namwe. Wanyura mu bibi mba ndi kumwe nawe, wanyura mu byiza mba ndi kumwe nawe, ariko mujye mushima mu bibi no mu byiza. Nabura n'ibyo bibi iyo mubinyuzemo mubasha kumenya ko ndi umunyembaraga kandi ntashobora kubakura muri ibyo bibi. Mwana wanjye ufite ubwoba ko hari ibyabaye kuri mama wawe bizakubaho. Humura nzaguha guheka. Humura ibyo mama wawe yaciyemo si byo uzanyuramo. Uri umunyamugisha. Nabwiye mama wawe ko nzakugira ukomeye. Ndi Imana irinda ijambo ndavuze, karinda n'uwo naribwiye. Mwana wanjye wajyaga wicuza ukavuga ati yuba waragiye, ugahora wicuza wibaza kuri bakuru bawe ndetse na musaza wawe. Reka ngire icyo nkwishurira mwana wanjye. Byose murabyemerewe, ariko siko byose bibagirira umumaro. Kandi rega buri kintu n'igihe cyacyo. Hari igihe cyo kurira ndetse n'icyo guseka, hari igihe cyo guseka ndetse n'icyo kurira, hari igihe cy'amahoro ndetse n'igihe cy'intambara, igihe cyo gupfa n'igihe cyo kuvuka. Byose byabaye, nubwo byajenjaguye mama wawe, ariko bimwe byaramukomeje. Nagira ngo mufungure amaso, nagira ngo mwereke ko adakwiye gusinzira. Hari ibyo nemeye kugira ngo bimugereho, kugira ngo yige gusenga. Hari ibigeragezo ndeka bikabageraho kugira ngo bibigishe kwizera no gusenga. Hari n'ibyo ndeka bikabageraho kugira ngo mbigishe ko kwizera ikiremwa muntu ari ikosa rikomeye. Nawe kandi urabizi ko wizera umwana w'umuntu akwiye kuvumwa.
ikiremwa muntu si icyo kwizerwa, ahubwo icyo mpora nibaza, mubasha kwiga? Aya mashuri yose mbacishamo iteka muyasibiramo. Iyo uri kunyura mu ishuri agahinda ari kose, abenshi muntakariza icyizere, abenshi mukamvaho, mukantera umugongo, mugatangira kuvuga ko nabaho, mugatangira kuvuga ko nta Mana iriho. Ibyo birambabaza. Iyo mbona uwo nkunda n'uwo naremye avuga yuko nabaho, ndi Imana iriho, ndi Imana idatsindwa, ndi Imana ishoboye byose. Byose ndabireka bikabageraho kugira ngo ndebe ese kwizera kwanyu kungana gute? Ese mubaye munyura mu makuba mwamvaho nangwa mwankomeraho? Mwana wanjye uzi ikintu kibabaje, abenshi muntera umugongo, abenshi munsenga kuko hari icyo mukeneye. Iyo muri mu munezero nta n'umwe wibuka kunsenga, byagera mu kababaro noneho mukansiga burundu, mugatangira kuvuga ngo Mana waratubeshye. Ndi Imana itabeshya, ndi Imana irinda ijambo ryanjye, ndi Imana yihagije. Si uko mba nananiwe kubatabara, si nuko mba nananiwe kubikora, ahubwo ndabanza nkareba ese niki yigiye mu byo yanyuzemo. Ibigeragezo munyuramo sometimes ntabwo aba ari ibyo kubica, ahubwo biba bigira ngo bibongerere kwizera. Ariko aho kugira ngo mwizere, ahubwo murandamuka mugasubira mu byaha, mugakora ibyangwa n'amaso yanjye, ngo murimo murahimana nanjye, ngo murimo muranyereka yuko ngo mutakinyitayeho. Abantu niyo mutankorera nzategeka ibiti n'amabuye binkorere, ariko si uko neye iteka mpora mbafitiye imbabazi. Buri gihe mbagarukaho mbafitiye imbabazi nyinshi. Mwana wanjye haguruka urangurure ubwire ubwoko bwanjye, ubwire abantu bave mu byaha, bwira abantu bongere bangarurire icyizere. Ibyo wanyuzemo nibwo buhamya bwawe bw'ejo, ibyo wanyuzemo bizakomeza abandi. Mwana wanjye uzaba umukozi ukomeye kandi uzamvugira bikomeye. Impumyi zizareba, ibirema bizahaguruka, ibiragi bizavuga, ingumba zizabyara. Ngusutseho amavuta yanjye, nkwambitse izindi mbaraga. Ndakwimitse mwana wanjye, haguruka ukora umurimo. Igihe kirageze ngo ube ukomeye nk'uko nabivuze. Amarira yawe arashize, utandukanye n'agahinda burundu. Ibyiza biragutegereje mwana wanjye, kandi nzabana nawe. Aho uzajya hose nzaba ndi kumwe nawe. Nzajya nkujya iteka imbere, ahataringaniye mparinganize. Ntacyo uzigera ukena mpari, nta n'icyo uzamburana. Genda ubwire ubwoko bwanjye ko nabanga ahubwo mbakunda. Ibyo banyuramo byose ari ukugira ngo mbigishe kwizera ndetse no gusenga. Ibyo banyuramo byose nta kitagira iherezo. Erega ibigeragezo si karande ndetse si sudire ku muntu. Narirahiriye ko ntazababaza umuntu wagiteka. Narirahiriye ko rimwe nzabagarukaho mbafitiye imbabazi. Ni njye Uwiteka utibashije, ni njye umwongerera imbaraga.
erega imigambi y'abanzi banyu ntizahama kandi ntizasohora ku buzima bwanyu. Ndi hejuru y'ibyo byose, imiraba n'imiyaga byose ndabitegeka kuko byose biranyumvira. Ndi Uwiteka, ndi Imana yawe, nzabana nawe kandi mpaye umugisha n'imbuto zo mu nda yawe, nzaguha iherezo ryiza. Haguruka ubwire ubwoko bwanjye, uhumurize abantu banjye, ubabwire ibyururutse imitima. Kandi ubabwire ko ntabataye ndetse ntazigera mbasiga. Utibashije ninjye uzamwongerera imbaraga. Ndi Imana yanyu, ndi Imana ibakunda, ndi Imana izaguma kubana namwe. Ayiva acyumva ayo magambo, amarira aba yose, akavuga ati Imana mbabarira. Ese burya hari ibigeragezo tunyuramo kugira ngo twige gusenga? Ese hari n'ibyo tunyuramo kugira ngo tumenye kwizera? Tubabarire kunamuka. Noneho najya nasobanukirwa ko rimwe na rimwe tuba turi mu ishuri iyo uryize neza uhabwa birote nziza. Mana nizere ko ripoti yanjye itarimo ama esheki menshi kuko nanjye nigeze kunamuka. Ayiva yereza Imana icyubahiro, uhereye uwo munsi agahaguruka agakora. Tangira kuvuga Imana ndetse avuga ugukora kwayo n'ubushobozi bwayo. Abwira abantu kongera kugarurira Imana icyizere no kureka kuyitera umugongo. Nuko Imana yabimusezeranyije. Igihe kiragera Papa Kian agatuma kuri Kian, yewe akamusaba imbabazi, akamubwira ati ndagira unzanire n'umukazana wanjye mu rugo. Ayiva aba yaranze gukorana ubukwe na Kian, amubwira ati Kian, nsenga Imana ikora, nsenga Imana ivuga, Imana irinda ijambo. Niba koko ariyo yavuganye nanjye, ubukwe bugomba kuba ababyeyi bawe bombi bahari kandi babyishimiye. Nk'uko yabimubwiye koko Papa Kian atuma kuri Kian, Kian akazana Ivy, bamwakira mu muryango nk'umwamikazi. Papa Kian yemera ubukwe, bagahera ko bajya gusaba. Muri uko gusaba, kuriyita imwe rirazamuka agashaka kugirira nabi Ivy, ariko kuko Ivy aba asigaye afite amaso areba kandi aho agira gutya agahinguranya, aramureba agaseka akamubwira ati Priya, n'ubu nturahinduka. Ese n'ubu urashaka kungirira nabi? Ntabwo wanyuzwe? Kuriye mu mujinya mwinshi areba uburyo Ivy ari kumubwiramo, ikibi kikaganza muri we, agashaka kumuniga. Ariko akiri muri ibyo, Mariza ahera akahahinguka akamubwira ati rega tuba tukureba, nuko twakwihoreye.
iminsi iragenda ikicuma, ubukwe bwa Ivy bukaba ndetse akabana na Kian. Bakora ubukwe bwiza cyane. Priya haba yicaye, umujinya n'agahinda bari byose. Liam nawe akibibona, nta kindi kintu akora. Mu mutima aribwira ati byose ni amakosa yanjye, mbuze uwo nakunze, ariko nakunde ahari ni wari warandemewe. Ubukwe bwa Ivy Nikita aba yabutashye ndetse akanabaha n'Imana ikomeye. Umuryango wa Nikita nawo uburaho nabo bishimiye Kian. Nikita arimo anyuzamo amaso, ahuza amaso na Liam. Akimubona arakavuga ati wow, ndakubonye. Ahera akamwegera, akimwegera akamubwira ati si wowe Liam? Ndati yego ndi Liam, uranzi se? Nikita ati ya ndakuzi, ariko Kian yahuye na Ivy aramukunda kandi nakundaga Kian, nawe wakundaga Ivy. Kuki njye nawe tutakundana tugashyingiranwa tukazaba inshuti zabo, ubundi tukajya tubiteramo igitwenge tukabitebya nyine bikarangira? Njye nanakwishimiye. Liam turi tayari se? Nikita ati yego rwose am ready, ndi tayari, ahubwo numvaga ntazi aho nzagukura. Liam ati ahubwo inama niyo, ndabona ubukwe bwa Ivy mbukuyemo umugeni. Nikita ati nanjye dore mbukuyemo umugabo. Nizere ko tuzakundana, tutagiye kubikora kugira ngo just twereke abantu ko turi kwihimura. Liam ati ndinde wakwitesha umukobwa mwiza nkawe? Niba uri tayari kunkunda, nanjye nzagukunda. Ubukwe bwa Ivy burarangira. Liam ndetse na Nikita nabo bakabwira Ivy na Kian ibyabo, ariko bakabanza kugira ngo ndugutebya bakazabyemera babonye ama invitation asohotse. Ndetse Kian aba best man wa Liam, hama na Ivy akaba best woman wa Nikita. Imiryango yongera kwiyunga gutyo. Iminsi irakomeza ikicuma, ariko ishyari rikaguma ari ryose kuri Priya. Kabona urugo rwiza Ivy arimo, akumva ntago yishimye. Agerageza gushaka uburyo yakwinjirira Bigwi ngo arebe ko bakundana, azabona uko yinjira kwa Kian. Ariko Bigwi aba yarikundiye Malsa. Ahera akabwira Kian, akavuga ati Kian, ntago rwose nareka gushaka uriya mukobwa wabanaga na Ivy. Nibyo arakuze aranduta pe, nta n'amahuriro, ariko imyaka n'imibare. Kian ati njye ntacyo bintwaye, niba rwose Mariza yashobora kugukunda turagushyigikiye. Bigwi yegera Mariza, ariko Mariza akabanza kubyanga, ahubwo ati wowe uracyari umwana pe, uri umwana ndakubyaye. Bigwi aramwinginga, ariko Mariza akabyanga. Ivy ahera akabijyamo akigisha Mariza, Mariza ahera akabyemera. We na Bigwi bagakundana. Priya akibyumva noneho agaragaza true color yiwe,
akajya ku mugaragaro agasara kerura. Agira atya rero ku munsi w'ubukwe bwa Mariza agategura icyo kunywa cyo guhereza Mariza agira ngo amurimbure. Byose Iva babireba, akihagera ahera akamufata akaboko akambwira ati Priya, ndarakwihoreye pe, ibi bintu nutabireka njye nawe tuzashwana. Ahera akanamwirukana akava aho ngaho akaguma kumwishira. Priya ava muri ubwo bukwe akajya kureba mama we, agerayo akamutekerereza byose, akamubwira uburyo abuze byose nk'ingata imennye, nta kintu n'iki na kimwe asigaranye. Abwira mama we ko bagomba gushaka ikindi kintu bakora, ndetse bafatanyije na mama Lucas. Akamubwira ko bemeranyijwe ko bagomba kwambura Jinta ubuzima akabana na Lucas. Iva agira atya, nako Priya agira atya. Buri uko yicaye mu ntekerezo ze hakazamo Ivy ndetse na Jinta, yabatekerezaho umujinya ukarushaho kuba mwinshi. Umunsi umwe rero Priya ari mu rugo ari kuri telefone avugana na mama we, avuga ibyo agomba gukora byose n'imipangu ye yose. Umukozi wo mu rugo aramurikodinga. Umukozi wo mu rugo nyuma yo gufata ayo majwi ayumvisha Jinta kumirwa, nyuma yo kumva ko umwana yareze yahaye buri kimwe, yumva yamwambura ubuzima akaba yamutwara umugabo. Jinta biramurenga ariko akabura icyo akora. Arabiceceka kugira ngo Lucas atabimenya, ariko bikaba iby'ubusa. N'ubundi ayo majwi umukozi aba yamaze kuyoherereza Lucas. Priya nawe nyuma y'uko ibyo byose bimenyekanye ahunga mu rugo akagenda akajya kuba iwabo mu rugo. Akigerayo asanga Bobo yarakaye, ndetse we na mama we batari gucana uwaka. Arimo abaza mama Priya ati niki mushiki wanjye yagukoreye, ese niki Jinta yagukoshereje ku buryo mwakora aya mabi yose, ku buryo wakwifuza kumwambura ubuzima ngo umukobwa wawe ari umusimbura. Bobo arababara, nta kindi kintu akora. Era akabwira mama Priya, akambwira ati mama Priya, ntago nakomeza kubana na Sekibi nkawe, ntago nakomeza kubana n'umugome nkawe. Byose biba byamenyekanye. Priya yitegereza se, akareba uburyo se yarakaye, akareba uburyo se ari kubirukana adashaka no kubareba. Akemera agaca bugufi agasaba papa w'imbabazi, ariko bikaba iby'ubusa. Ahera akagaruka kwa Jinta akabasaba imbabazi, ndetse byose akabivuga, akavuga ko ari bo banishe ni Murat. Ariko akinginga Jinta ngo amusabire Bobo imbabazi ye kwirukana mama we.
Jenta ahera akabwira Priya akamubwira ati ibi bintu birandenze njye ntacyo nakora. Bob ni umuntu mukuru niyumva bikwiriye azabababarira. Priya ndetse na mama we na mama Lucas bombi batabwa muri yombi bakajya kuryoza ibyo bakoze. Igihe cy'urubanza kiragera, Karungi aba ari hafi aho ndetse agashinja na Mariza bombi bakabashinja. Ndetse Nadia nawe abizamo, nawe akabihanirwa, ariko we agahanirwa kuba yaragerageje gushaka kwambura Ivy ubuzima. Shine ndetse na Mercy nabo bahanirwa kuba barigeze gutwara ibya Ivy bakamuhemukira. Priya ndetse na mama we na mama Lucas barakatirwa. Nyuma yo gukatirwa, Bob ahera akajya kwaka gatanya kugira ngo atandukane na mama Priya burundu. Inkuru yacu rero inzitane ni nahangaha irangiriye. Irangiye Priya akatiwe kandi akiri umukobwa, ibyo yaharaniye atabigezeho. Birangiye mama Lucas agiye gusariza mu munyururu, ndetse na mama Priya nawe agiye kuba muri gereza. Inkuru yacu irangiye, Ivy abanye na Kian, Mariza abanye na Bigwi, ndetse Nikita abaye William. Ibyishimo bari byose ku miryango, ndetse amahoro n'ibyishimo bisendereye kuri iyi miryango. Ese ubundi iyi nkuru gusigiye iki? Ese ubundi dukwiye gutakariza Imana icyizere bitewe n'ibyo turi kunyuramo? Twatangiye twibaza ngo if God is real and he really loves us, why do we suffer? Niba koko Imana ari iy'ukuri kandi ikabidukunda, kuki tubabara? Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibigeragezo bikwigisha gusenga, ibindi bikakwigisha kwizera. Ikindi nakubwira nta kitagira iherezo. Ese ubundi iyi nkuru gusigiye iki? Ni irihe somo usigaranye? Niba wari waranamutse, ongera urugirire Imana icyizere. Rimwe na rimwe ijya yemera ko bitubaho kugira ngo ipime kwizera kwacu. Rimwe na rimwe ijya yemera ko tugeragezwa. Erega nayo ubu byamubayeho kandi Uwiteka yaramukubiye. Muzasoma amateka ya Yobu, nawe yarageragejwe abura abana n'ubutunzi, ariko Imana yaramushumbishije. Ibyo unyuramo, ibyo uhura nabyo ntago ari ibyo kuguhitana, ahubwo nibyo kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro. Nubwo tubabara, tugahura n'ibituriza byinshi, ariko iyi Imana iteka iba mu ruhande rwacu. Nizere ko iyi nkuru ikwigishije ko guhemuka atari byiza, birangirira ahatari heza. Nizere ko iyi nkuru ikwigishije ko kwihangana bitera kunesha, kandi ikosa ridakosorwa irindi. Nizere ko wize ko kwitonda ukarindira byemeza umutware. Nta mpamvu yo kujya ucika intege bitewe n'ibyo uri kunyuramo.
buri muntu wese aze kumbwira iki iyi nkuru imusigiye. Inkuru yitwa Inzitane. Kambashimire mwese twabanye kuva ku gice cya mbere kugeza kuri iki gice cy'103. Mukomeze guhaha mukaronka, kuba mbakunda byose mbigarukaho, nzabahorane kandi Uwiteka ajya akomeza kubaniriza impagarike n'ubugingo, ari nako yagura imbago zanyu. Inkuru tuzakurikizaho rero yitwa Warahemutse. Nizere ko nayo tuzayibanamo, hama muhahe muronke.